nta kibazo nyine ku birenge nta kibazo wagize nari mfite ubure ndakubonye ngo ndavuga umwana yanjye n'umukobwa nk'ubu ngubu koko biragenda bite arakoze cyane pe sibyo cyangwa wasanga utajya unywa n'amazi cyane hano haruguru umusaza wanjye ageze hano uyu ni musaza wawe umusaza wawe ubundi uyu nguyu arwara ibicu sinzi wamubwiye kuzajya agenda wenyine ese kuri kumbwira nabi none se ko bakubujije kugenda wenyine ubimenye ute se nzakubyaza rimwe waragiye ngo mugakeke uzi ko ikubise hasi mubwira ngo arakwiye kuko nari ndi gukora isombe hariya ndumva none ndi gukora isombe mbona umukobwa aciyeho nyine numvise ikintu ngo pi ni umufuka ucitse babakarani bamubwiye ko umuntu urwaye igicuyi atagenda wenyine pole ihangane tugiye kugerayo ni handi hepfo ari kujya hariya yagushe yagushe ariko ihangane tugiye kugerayo inka rero ubwo rero ni ukujya nyine kondisiyo bamuhaye kugeza bamubwiye ko azajya agendana n'undi muntu ntabwo ajya agenda wenyine ubusanzwe mu buzima busanzwe yego hano niho mu rugo hano ni ahantu tujya tuza kumuvuza tambuka nawe zamuka ni kuri uru rugi kamanga noneho hano ni uvuga ngo ni kwa muganga ujya umuvura ewe uyu ni muganga ni byiza turashakaga muganga ko nawe uhari oya wamubwira ko tumukeneye cyane oya ngo baraziranye bano dusanzwe tumuziranye kandi twari twamuhamagaye atubwira ko ahari ngo ni karibu urakoze oya buretse kuryama muganga niwe uri bwemeze kuryama agiye kuvura uretse muryama turakaryame nta kibazo rana biriya warimo ese uzanye umurwayi afashwe ate uyu murwayi ni ya ndwara agira gutya nk'ubu bampamagaye bambwira ko yituye hasi yari ari kugenda ari muzima yavuye mu rugo ari muzima ariko ahise yitura hasi arahwera abavandimwe nibo bampamagaye bahita bambwira ko agize ikibazo cyo guhera ubu rero muzanye kugira ngo turebe icyo dufasha none mwe abanyamakuru muje hano kugira mute urumva twabonye nje nabibonye yaguye hasi nanjye yaguye ndi kumureba rwose bampamagaye bambwira ko aguye abanyamakuru bamerekeje muzanye bavuga ngo reka turebe ngaho aho muvuza turebe koko niba bamuvura agakira ibyo bikamera byanyu mwabijyanye hanze dufashe umuvure basi muvure tubitware bikamera nta kibazo ari kumuvuye akize nose ndebera ukuntu ameze usura urabona no mwana kandi urabona n'umujyambere umva byahenda bitemuga niba ari we ujya umuvura mwihanganire numvishe uriya musaza bavuga ngo hari kondisiyo bamuhaye ngo ntabwo yazubahirije nibyo ajya amuvura ariko agakira aramuvura kuko turabyizeye umuntu wamuturangiye yatubwiye ko azakira ya mukobwa arakira mwizere ko yarangije gukira ngaho ndababariye mukore gahunda zanyu nanjye ngiye gutangira nivura umuntu wanjye ntabwo duturutse akuze nta kibazo yitwa Dere Adele turashaka ko mumusuzuma mukaremagara ikibazo mukirukana ibintu bimugusha bigasubira aho byaturutse we rushayi nzanira amazi aho ngaho igikombe
shyiraho mu kabati. Mugaka ibyo bintu bibaye mutuku. Ni umuti tuvuza inyabingi kuko ni inyabingi yamufashe. Murabyitiranya n'igicuri ariko ntabwo ari igicuri. Nese ko bwa byagaragaraga bimeze nk'aho ari igicuri. Niyo yamufatiye mu nzira agenda. Nese urakira? Arakira. Samwegamiza. Ako kabaga umuti. Ntabwo gafite uretse bandasoma itari. Wanyweye umuti. Wanyweye ongera abantu kabiri. Ugagira nta ngaruka byamugiraho? Nta ngaruka bigira. Mu kanya yabaye muzima ntabwo tujya tuvura umuntu umwanya munini. Komone kumutoza se. Azanye bingiza benshi mu birenge. Niho zibanza kuko nizo zamuteza aragwa. Kangiye kuraha amaguru. Amavuka mugenda mwaturutse. Mwego ahagarara. Komera. Komera, komera, komera. 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 Uretse abanza afata intege. Urakize muga. Uretse abanza afata intege. Mugatuma mpamagarire se abandi bantu bazamutware. Oya, arijyana. Arijyana aho tuba duha umuntu umuti ubu byarangije kugenda ibyo bimurimo. Urumva umeze iki? Ese mugana n'abantu bari hanze wabavurira? Abantu hanze turabavura cyane nk'abari muri Amerika. N'abadiaspora. N'abadiaspora abantu bose bari hanze tuboherereza Guhagarara kubavura twohereza dutumayo irihemba kwa ryo rigenda rikayimuvura. Ikizima nuko tumenya uko yitwa. Hanyuma tukohereza irihemba. Ryo rigenda rikamugezaho umuti atagombye kuva aho ari. Urumva umeze ute? Bahise yihagarika we. Urumva umeze ute? Uhagaze wenyine? Bimeze neza. Nutera intambwe imwe ureba. Urumva uhagarara. Urumva umeze ute? Tega akaboko ak'iburyo. Hari ikiganza. Mwihanagure hano. Ibyo uko biteye ubwoba. Biteye ubwoba ariko ni uburyo bwo kuvura umuntu ntabwo biteye nabwo. Urabona aratangiye kugenda azanamo agatege. So ntimukorana n'imyuka mibira? Oya. Twebwe dukoresha umuti ariko nta myuka mibi irimo. Kuko imyuka mibi ntabwo yivuza umuntu. Ahubwo dukoresha izindi mbaraga dukura ku basokuruza ariko bitari imyuka mibi ahubwo ni uburyo bw'ubuvuzi. Urabona ko none se ubu ngubu ntabwo azongera kugwa nka kuriya. ashobora kuzongera kurwara. Kiriya ntabwo cyari igicuri? Ntabwo cyari igicuri, yari nyabingi yamufatiye mu nzira agenda. Bivuze ko hari abantu noneho benshi bajya bagwa bashobora kubyitiranya n'igicuri kandi atari igicuri. Bamwe barabyitiranya ariko ntabwo byose aba ari cyo. Ariko iyo umuntu ahirimye yagendaga babyitiranya ko ari igicuri ariko ntabwo byose ari igicuri. Ubwo yarangije gukira. Mwerekana aho yicaye we musaza. Katambutse we. N'abantu batari iruhande rwawe babasha kubavura? Turabavura. Mwese utaratangira kutubwira ibiriya ni ibiki buriya? Ni ukuvuga ngo umuntu uri hanze nko muri Amerika nifashisha ibihembe nibyo rigenda ariko bisabye kugira ngo mbone ifoto ye n'amazina ye.
hanyuma agatuma y'ihembe. ifoto yibona gute? Ifoto bayohereza kuri ntuza kuri WhatsApp. Nase ukoresha ikoranabuhanga kandi ndabona umeze nk'umupfumu sinzi. Yaba ndi umupfumu na ndi umuvuzi. Uri umuvuzi. Bivuze ngo n'ikoranabuhanga urarikoresha. None se ndabikoresha kuko naryo uwo muntu uri kure tumuvura dukoresheje iryo koranabuhanga. None se hano hari ikintu cyaduteye ubwoba. Ubu ngubu iki cyo kigufasha iki mu buvuzi bwawe? Nemerewe gukoraho cyangwa bakuru ba oya ntabwo wakoraho. Ntabwo wakoraho. Ubu se nkozo byagenda bitumuga? Oya wahita ugwaza. Ntabwo nshaka umugwe kandi mukora akazi kanyu neza ariko mutageze umukubaganira. Hari ikindi mbona kigufasha iki kiriya ko mbona giteye ubwoba cyane. Icyo bamfasha aba ni abakurambere bacu. Yewe uriya ni umukurambere. Akaba ari we udufasha kuvura. Nyemuga hari ikintu cyane ubwoba hano. Nabonye agacuma kari umusaraba w'umweru gapfunitsemo n'akagozi bisobanuye iki byo? Kano gacuma kano tugasobanuza tugashyiramo umuti. Iyo tugiye kuvura umuntu wo hanze tukagira uko tuvuga. Hanyuma ako kanya bihita bigenda bikamusanga aho ari. Ako kanya? Ako kanya. Ndi kubona ibindi bintu bigiye bitandukanye bimeze nk'impu. Ndi kubona kandi kantu kameze nk'agacuma. Muganga mara uri umuganga. Ntabwo ushobora kwicarana abakurambere batagira aho bicaye. No kuvuga ngo iyi niyo ntebe yabo. Nuvuga ngo bahora ahangaha. Bahora ahangaha. Hanyuma haza umurwayi kaza tukamwakira. None se muga ariko hari ibintu bimaze iminsi by'abavuzi babeshya abantu. Wowe utandukaniye nabo ngabo. Uko kuri umuvuzi. Aho ntandukaniye na bariya. Nuko tuvura umuntu ku mugaragaro kandi abantu bakabibona agakira. Uhereye nko kuri uyu bazanye ubonye ukuntu yari amerewe. Iyo twabibonye twamubonye agwa ku isoko. Kugeza ubu ngubu ntabwo ibintu bizamusubiraho. Nta bisezere byagiye. Uravuze ngo wamuvuye Nyabingi ariko se aramutse none harwaye igicura ari igicura atari Nyabingi nacyo ubasha kukivura ntazongere kugwa n'umunsi n'umwe. Ngo cyoroshye igicuri Nyabingi ni ikomeye. Ubwo n'ubwo ngo iyo ubashe kwirukana Nyabingi ntabwo igicura cyo kinanirana. Ntabwo ushobora kumugarukaho habe na rimwe. Ubwo iyo tuvura umuntu wo hanze ntabwo uko tubigenza. Tumwaka ifoto ye twamara kumwaka ifoto ye tukamwaka n'ibyero bigomba gukorana n'aba bakuru. Tumufasha ibyo tugomba kumufasha mu burwayi bwe atubwiye. Izo kese urahura nazo hari abantu wagisha uvura bari hanze? Ndabafite. Nk'abanga bamaze kuvura? Bamaze kuvura abantu 3 hari babiri bari muri Australia. Hakaba n'undi umwe wari uri muri Amerika. Hari abantu bari kubyumva bagahita bavuga ati ibyo bintu bishobora kuba bihenze kuko urumva izo ndwara ntibisanzwe. Hari n'ibitaro bitazivura kuko nta bitaro bivura Nyabingi. Ntago ku biciro by'icyubaka kugira ngo bavure byaba bikakaye ku buryo bitabasha kwigonderwa na buri wese. Buri muntu atabasha kubona ayo mafaranga yo kugira ngo muvure. Buriya ikintu cya mbere ntago wita ku mafaranga ahubwo wita ku buzima bw'umuntu. Hanyuma iyo ubasha kumenya ubuzima bw'umuntu ukoresha uburyo ugomba kuvura umuntu ariko utitaye kuvuga ngo abuze iki ngo ndamure. Nese ubu ntabwo wababwira igiciro waba bavurira? Igiciro cyo ntabwo ari cyo kigena. Iyo umurwayi aduhamagaye nibo aba bakuru nibo bamubwira igiciro. Abakuru nibo bakivuga. Ubu se nk'uyu nguyu uvuri hano we aravura ubu ngubu biragenda bite? Nk'uyu bagira isaha babivugira ntabwo none bahita babivuga. Bavuga saa 6 z'ijoro. Ubu igiciro bamuvuriye azakimenyera. Ubu nibwo ejo uzakimubwira. Nta muntu urakwambura se? Oya ntabwo bajya batwambura. Ubu se kwambere wamwohereza bino bintu? Ntabwo buriya reka mubwire kwambura nabyo n'undi mutima wundi ntabwo bikunze kuba ku muntu wabona ko wamukirije umuntu. Iyo umuvura umuntu agakira nawe yumva ko ibyo asabwa yabiguha. Igikuru ni uko natwe dukoresha ukuri nta kubeshya. Ndagira ngo urabona n'umurwayi twari twazanye duhuye nabo bamuzanye bavanga afite ikibazo wanamuvuye yakize twabibonye ariko tugiye kujya n'ikihe cyizere duha ko twe nta ngaruka biratugiraho ko twaje wanga uvuga ko abakuru bashobora kubirakarira. Nta kibazo bigomba kubagiraho kuko turi kumwe njye namwe. Kereka ari nk'ikosa mukoza. Ariko aho dutashye ntabwo turaba turi kumwe. Natwe twakumenye kubera umurwayi. Kereka ari nk'ikosa mukoza aha. None nta kosa n'iyo bahaye uburenganzira. Ubu babyumvishe nta kibazo nitwigendera nta kibazo. Ubu barabyumva rwose. Muga ibi bintu ntibitugireho ingaruka. Nta kibazo mwagira. Nta ngaruka mwagira.
ubu ngubu ngo iyo nicaye aha muvuga bakumva nkavuga bakumva ubu bari kutwumva ibintu ko biteye ubwoba muga ntabwo biteye ubwoba kuko tumaze gufasha abantu benshi none n'iki wabwira abantu badukurikiye baba bifuza kwivuza baba bifuza kuba bahura na muganga bifuza nko kuba twabafasha kireka kubaha inomero yacu hanyuma bakaba batuvugisha natwe turaza kuyishyira hasi ku kiganiro ariko usibye kuba uri umuganga bamwe bakwita ngo umupfumu abandi bakakwita umuvuzi gakondo ubundi amazina yawe ni ayahe mu busanzwe? nitwa Rukangara. Witwa Rukangara? Yazina ayo mazina ko tugenda tuyumvana abantu benshira ayo nayo n'amazina y'abakurambere babaga bakaze mu bintu nk'ibyo muryumvana benshi ariko hari irindi ngira banyita Museka n'Abahizi. Museka n'Abahizi ariyo mazina ntanze. None se ko uvuze ngo ni Rukangara hari n'abandi tuyumvana bivuze ko baba bayiyitirira? Ni ukuvuga ngo mu rwego rw'akazi umuntu aba akora agomba kugira izina rijyanye n'ibyo akora n'akazi akora. Mugareka twitahire rero ariko dukangara ibyo bibi byose niho byavuye. Muga reka twitahire ariko reka twizere yuko ibintu nta ngaruka bishobora kutugiraho. Nta ngaruka mwe mwagira kubera ko turi kumwe kandi ibyo muvuga barumva nanjye ibyo mvuga barumva kandi uburenganzira ni mu gihe wabahaye nari nabo babahaye kuko iyo batemeye ntabwo nanjye mbemerera. Sawa murakoze muga.